ufite ibiyaga byiza ntabwo mwishimiye ikibazo cy'ikiyaga iwacu amaboko y'abiyone. Yes, amahoro muvandimwe Bena amahoro Dolphe. n'amahoro kabisa. Muraho murakomeye. Turakomeye cyane. Isi myinshi. Twari tuburanye. Rubavu ko hacitse. Oya hano ni mu rugo anytime ndaza. Sibyo no kuza kuririmba no kuza gutembera ni mu rugo mani mu rugo. Uvuye ku rubyiniro rero ubibonye icyo muri Gisenyi Summer Festival. Byari byiza abafana baje bishimye. Ikindi cyima nuko bamaze kumenyera umuziki w'umwimerere. Ubusanzwe ntabwo njya nkora playback nta na rimwe kandi ndashima Imana ko abantu bamaze kubimenyera boro boro. Ugiye hariya rero dukubita uturirimbo two hambere izawe ukubita ari agace. Ikintu mba nshaka nuko abafana bishima. Niba babyishimiye byose nkashiramo n'izanjye bakazishimira byose ni byiza. Ikiza nuko nabaririmbira uduce kuzanjye zose nabyo ni byiza nkabakumbuza n'ibihe byashize. Ni agaturufu keza ko kugira ngo abantu banezerwe ariko izawe batazizi neza. Izanye wumvisha ko zose bazizi na nyuma bari kuzinsaba ngo turashaka izawe ni rushya ni rurerure bakayivuga wumvisha ko zose barazizi singe zose barazizi indirimbo zanjye zose barazizi. Ikiza nuko mba nshaka kubavangira ngo mbibutse n'ibihe byashize kandi ubona ko babyishimiye cyane. Adolphe hano muri kino gitaramo abahanzi benshi barimo baragenda bakoresha ama playback bakora n'indirimbo zabo nyine birumvikana ariko noneho kubisemo izawe ukubitamo nizo hambere ku basaza baraha n'abakecuru babibonye gute? Babyishimiye nibyo nkubwira. Ubundi iyo ujya gutegura stage uramanza ukiga abantu bahari bavuga ati aba bantu bahari bakeneye iki. Urabona harimo abantu bakuru benshi batandukanye ikintu babakeneye babakeneye ngo ubakumbuze na byabihe byabo byashize. Jene nugaruka no kuzawe n'urubyiruko narwo rukwibonemo. Biba byiza rero kuvanga generation. Urabona ko babyishimiye babikunze cyane. Muzika ya Rubavu yazutse. Umuziki Rubavu ntabwo wigeze uzima aha hano hari abapeti bafite tala uhereye ku wabanje ku rubyiniro bose bafite impano. Ikintu cyakibura nuko tubishira muri organisation neza kajya gukora muri studio nziza bagasora ibihangano bisa neza. Ariko bino bintu byo kuvuga ngo tujye kubona abahanzi 10 nabangaye kuri afishe ntabwo byari biherutse. Ntabwo byaheruka niyo mpamvu nashimira umuntu baba biteguye aba yakoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo uzaba abantu batandukanye. Urabona ko ari byiza tu. Wowe rero Adolphe uba za Kigali unakora za Kigali cyane umaze no gufatishayo. Gira inama uhereza abagenzi bawe kugira muzika ya Rubavu nibe muzika yahangaha mu karere aho bibe muzika iri vast kuko nkanjye nemera ko muzika utagira imipaka. Umuzika nta mipaka kandi nubwo bavuga ngo kuri umuzika nta rurimi igira. Umunyatanzania ashobora kumva indirimbo yanjye akayikunda atazi n'ibintu ndirimbo nkuko dukunda izabo tutazi n'ibyo bavuga. Umuzika nta mupaka. Ikintu nagira inama abantu hano ku Gisenyi ni bagure bajye mu mastudio atandukanye bahure. Nutagenda ntabwo uzamenyana n'abantu. Nutajya Kigali ntuzamenyana n'abategura ibitaramo Kigali. Nutagenda muri studio zitandukanye nibazakumenya ntuzahura nabo bahanzi bandi bakuru ngo bakumenye. Ako se bo batagenda mu mastudio Kigali byo bituma baguma aha? Oya ntago ari cyo cyambere. Ikintu cyambere no kwagura imipaka. Nujya muri studio Kigali bakabona ko ufite iyo mpano kandi bafite impano. Umuntu azashaka kugufasha. Ngiye kuntu nakoze umuziki nirangiza amasomo nagiye kuba Kigali najya muri studio umuntu akavuga ati umuntu afite impano reka mufashe reka mukore indirimbo. Ubu nkora muri Monster kandi nakubeshye kuva nakora muri Monster baramfasha gusa baramfasha. Hari n'indirimbo yanjye zasohoka ku wa mbere ni indirimbo nafashijwe na Zizo na The Ben arayimpa arambwira ati iyi ririmbo ijyanye n'ijwi ryawe kubera ko nabashije gutinyuka ndagenda ndabigera. So nituguma hano mu rugo abo mu rugo bazadukunda batumenye nibyo ariko tuzaba turi kwima abandi bantu ibiturimo kandi tugomba kubigeza ahantu hose. Rero Bena Dolphe gira ubutumwa uhereza noneho abategura ibitaramo mu karere ka Rubavu ndetse n'abandi bategura ibitaramo mu Rwanda muri rusange wongere noneho gira ubutumwa uhereza abakunzi bivuga Gingo TV. Ikintu cya mbere nabwira abantu bategura ibitaramo bubahiriza igihe bavuze nkanjye nge nageze ahangaha saa 10 nageze. Ikintu cya mbere ni igihe kuko hari abantu benshi twahuye bataha bavuga ati byatinze batubwiye amasaha byatinze ariko ni nabyiza kuba barabiteguye. Urabona ko abantu bishimye
bubahiriza igihe. Ikindi nabonye stage yari nziza cyane, ndashimira West wateguye stage nk'iri. Urabona ko ibintu bimaze gutera imbere, ntabwo ari nka kera. Ikintu nabwira abakunzi bivuga ngingo, twishimira ibintu mukora. Ivuga ngingo nikomerezaho, irazamura ibintu by'iwacu cyane, bakomerezaho baduteze imbere, nidutera imbere nabo bazabateye imbere. Ivuga ngingo, mukomeze muvuge ingingo nyayo. Murakoze nanjye. Nawe tumarana kabiri